nongeye kubaha ikaze, reka nongere mbahe ikaze ku ijambo ry'umwimerere. Karibu mbahaye ikaze ku ijambo ry'umwimerere. Germain Muhirwa. Shalom Bashem Adonai Elohim Elohei Avraham Yitzhak Yaakov Yeshua HaMashiach. Maze אנחנו הולכים ללוחות היום. Ese niki tugiye kureba uyu munsi? Tugiye kureba ibintu 10 byahimbwe cyangwa byakozwe n'abirabura, abantu benshi tukaba tutatuzi ko ari babikoze. Mbanze basuze rero mu izina ry'Uwiteka Imana ishobora byose, Imana ya Abraham, Isaac na Yakobo, mu izina ry'umwami wacu Yeshua HaMashiach, benshi bakunda kwita Kristo. Tugiye kureba ibyo bintu 10 byakozwe n'abirabura. Ibi rero bikaba bidufasha kwiyaka iyozabwonko twakorewe kera na kare. Ushobora kuvuga uti bihurira he n'ijambo ry'Imana? Ntabwo utungwa n'umugati gusa, ahubwo tugomba kumenya n'ibintu uko byagiye bimera. Kuko abantu benshi iyo batazi nk'ibi, nanjye ntabwo nari mbizi, ariko turebe icyo bidufasha. Bidufasha iki? Kumva ko natwe dushoboye, ko ahubwo uko badufata aba bazungu, uko badufata nkaho nta kintu na kimwe twahimbye, nta kintu twakoze, ari ibintu bagiye wenda bahinduranya cyangwa se bakabihisha. Reka tuze tubirebe. Nk'abatindiye rero tuze tubyinjiremo. Mbere yo kwinjiramo kandaho like kugira ngo ubutumwa bugere ku bantu benshi cyane. Ibintu nanjye nabibonye birantangaza. Najyaga numva ko ndabirabura hari ibintu bahimbye, ariko ntabwo nari nzi ko ibintu byinshi byakozwe n'abirabura. Twinjiremo rero, mbanze mbashimira abakomeje kwiyandikisha cyane. Nawe utariyandikisha subscribe, ubundi kandi like, tugere kuri benshi kuko uku kuri kubohora imbohe. Twinjiremo rero. Ikintu cya mbere ushobora kuba utaruzi, feu rouge ari amatara ayobora imodoka ku mihanda, yakozwe n'umwirabura witwa Gareth Morgan mu mwaka w'1923. Yayakoze kubera iki rero? Hari hamaze kuba impanuka y'ifarashi n'imodoka. Icyo gihe aravuga ati reka niga ukuntu nakora ikintu kizakiyobora imodoka. Nuko nguko yakoze amatara ayobora imodoka ku mihanda. Benshi muri twese twari tuzi ko ari abazungu babikoze, ariko amatara ayobora imodoka ku mihanda yakozwe n'umwirabura Gareth Morgan. Ukurikira rero Maria Van Braun. Uyu nawe akaba ari umugore wakoze system ya kamera, ziriya kamera zose ubona mu 1960 niyo bazikoze. Byagenze gute rero? Umugabo yajyaho kazi agatinda cyane, none ari mu rugo wenyine kubera ubwo baravuga ati reka ndebe ukuntu nakora ikintu kizajya kimu umutekano ku buryo nzajya numva ntekanye. Nuko rero Maria Van Braun mu 1960 yahimbye kamera. Ntabwo twatuzi ko abazungu babikoze. Turebe ukurikira rero. Hakurikiraho Sarah Good yakoze igitanda gihinwa. Bira bitanda bihinwa mu 1885. Ni Sarah Good n'umwiraburakazi nawe wagikoze. Urumva ko ibi byose tubatumva ko abazungu babikoze. None urumva ibi bintu umaze kumenya burya abirabura bashobora gukora ibintu nk'ibi ngibi. Niba mugenzi wanjye yakora nk'iki, nanjye nagikora. Bikadufasha rero kwivanamo kwa kwiga no kwisuzugura ko ntacyo dushoboye, kandi ahubwo byinshi byarahimbwe n'abirabura bagenzi bacu bameze nkatwe. Andikamo nawe ikindi waba wibuka cyangwa wakoreye ubushakashatsi cyahimbwe n'abirabura. Nuko nguko tuzaye dukwirakwiza ubutumwa. Urumva nk'umwana muto w'imyaka 8, 10, 10 abyutse yumva ati feu rouge zakozwe n'abirabura, igitanda gihinwa cyakozwe n'abirabura, system ya kamera yakozwe n'abirabura. Siko nanjye nagerageza nkashaka icyo nkora. Niyo mpamvu muri Romis twumva ngo muri bihugu byo muri Afrika y'Amajyepfo iriya bahimba za televiziyo, bagahimba imodoka zitwarwa n'amazi, twakumva tukumva ngo baburi burenge. Nuko kubera iki? Turaza kubira mu kanya, kuko aba bazungu ntabwo bashaka ko hari umwirabura wakora ibindi bintu byabambura isoko. Niyo mpamvu byo kumva umuntu yakoze nk'imodoka ngigendera ku mazi kumva ngo yabuze, televiziyo idakoreshwa nk'uko bisanzwe n'umuriro n'ibiki byose ukumva nawe ngo yabuze. Ariko ibyo byose ni igihe gusa, kuko abirabura turi gukanguka. Niyo mpamvu tugomba Imana yibona ibyo, ariko tukanashaka ukuntu twiyaka iyozabwonko twakorewe. Hakabaho kurikiyeho rero iya posta ku muhanda.
iposita yo ku muhanda yakozwe na Philip Downing mu 1891. Byagenze gute? Urabona abantu icyo gihe kera bakoraga urugendo rurerure kugira ngo bajyane amabaruwa yabo ku iposita mu nyubako nyine. Philip Downing aravuga ati wakora akantu kajya ku muhanda ku buryo ari abantu bazajya bashyira amabaruwa yabo, noneho imodoka zikaza gufata ayo mabaruwa. Urumva ko nayo yahimbwe n'umwirabura. Iyo tubona amaposita cyane cyane mu bigo by'abazungu, iposita ziba zubashywe cyane ukumva ko ari ibintu by'abazungu gusa, ariko reba nk'iyi posita yo ku muhanda yahimbwe n'umwirabura. Urumva ko ibintu nk'ibi kubimenya bituma nawe wigirira icyizere ukumva ko hari icyo ushoboye. Dukomeze rero turebe Charles Drew wahimbye iriya sisiteme yo kubika amaraso. Bikaba byarabaye mu 1941. Nubwo wenda ngiye nshobora kuba ntabyemehanwa nabyo byo gutera amaraso, wenda numva n'abayehova ngo ariko bameze, nubwo ntari umuyehova, njye ntabwo ndi umuyehova. Njye nemera ko Imana niyo ifite ukuntu yabigennye. Ibyo bintu bindi sinzi, wenda nshobora kuba ari Imana yabimubwiye ngo abikore, cyangwa se guhanahana amaraso. Harimo ababyemera, harimo n'abatabyemera. Ubwo Imana niyo yonyine yatuye mugabo, sinzi niba mwe mubyemera. Njye mba numva ntazi ukuntu bimeze, uko numva ko Imana uko yaremye umuntu, ko burya ngo ubuzima buri mu maraso. Ni ukuvuga ngo wenda ufashe amaraso y'undi, ni ukuvuga ngo wenda bwa buzima bw'umwimerere ntabwo waba ukiri umwimerere, njye niko mbibona. Ibyo rero nabyo bikaba byarahimbwe n'umwirabura Charles Drew. Urumva ko ni ibintu bikomeye cyane muri sisiteme y'isi, kuko birakoreshwa cyane, nzi ko twese tubizi. Iyi sisiteme rero yo kubika amaraso Charles Drew yaje kuyihimba ate? Yayihimbye mu ntambara ya kabiri y'isi yose, ubwo hari inkomere nyinshi cyane zari zikeneye amaraso icyo gihe. Nuko yaje kuyihimba kubera intambara ya kabiri y'isi yose, abantu bari bahamugariye, abakomeretse. Yiga uburyo bwo kubika amaraso, nuko yabizanye arabihimba birafata. Dukomeze rero mu 1930, mu gihe twebwe mu Rwanda twubaka amagereza, uyu mwirabura Frederick McNeely yahimbye igikamyo gikonjesha ku buryo batwara ibintu bikonje ntibipfe, yaba imboga, yaba inyama, yaba ibintu byose batwara, amata, ibiki byose batwara kure, ku buryo bitangirikira mu nzira. Niwe wahimbye igikamyo gikonjesha. Frederick McNeely akaba nawe yari umwirabura. Urumva ko iyo tubonye ukuntu ibikamyo biba bigendagenda, wagira ngo abazungu babikoze, ariko ibi byose nabyo byakozwe n'umwirabura. Dukomeze rero, asanseri cyangwa elevator yifungura mu 1887, nayo yakozwe n'umwirabura Alexander Mars. Niwe urumva wayikoze. Mbere barafite bimwe bafungura bakoresha imbaraga, none haravuga ati ibintu wabigira automatic ku buryo bijya byifungura abantu batarinze kurwana nabyo. Urumva ko nabyo byakozwe n'umwirabura. Mu 1834, Henry Blair niwe wahimbye imashini itera imyaka. Icyo rero hari ivangura rikomeye cyane muri Amerika. Noneho guhinga no gutera, urumva ko abacakara nyine bari baragoye, ubwo nyine ushaka ibisubizo byanze bikunze, njye niko nabifashe. Uyu Henry Blair rero yavuze ati, Henry Blair aravuga ati, reka mpimbe imashini izajya itera imyaka myinshi cyane, ku buryo twebwe tudakora uburetwa, nyine tukuma mu buretwa, ko urumva uburetwa bwari bubarembeje cyane. Yayihimbye rero mu 1834. Urebye ukuntu imyaka bakayitera ku murongo, wagira ngo nibyo abazungu, kuko ntabwo bakubwira nyine, ntabakubwira ngo ni ngo wabikoze, ugomba kwishakira ubwawe. Ariko nk'ubu icyo tubimenye, bitabaza kuki muri Afurika bitarasakara cyane, ariko namaze kubona ko bimaze kugenda bikwirayo, ariko bigomba kugeraho ku bwinshi. Twakomeje twagiye mu 1896. Charles Brooks, uyu nguyu akaba ari wahimbye imashini zikubura imihanda, zikoza imihanda zikanakubura. Urumva ibyo byose sinzi ko nawe wari ubizi ko yahimbwe n'umwirabura. Ukurikiyeho Joseph Lee mu 1894 niwe wakoze iriya mashini ikora imigati. Iriya mashini ahantu hose, yaba aho bakorera imigati hose, mu mahoteli,
mu kiko niho hose bakorera imigati, ziriya mashini bakoresha zose zakozwe n'umwirabura Yosefu Lee. Urumva umugati ukuntu ukunzwe ku isi hose, umenye ko iriya mashini gukoreshwa yahimbwe n'umwirabura, urumva n'iby'agaciro. Nk'ibintu ntabwo twari tubizi, ibi byose ntabwo nari nzi ko byakozwe n'abirabura, ntakubeshye. Najyaga numva ko wenda harimo ibyahimbwe n'abirabura nk'amatara, ariko urumva ntabwo tubyitaho nyine. Kubera iki? Ese bifite akamaro ki? Burya umuntu iyo afite ubumenyi cyangwa se information, byanze bikunze arategeka. Niyo mpamvu mu ivanjiri ya Tomasi barakubwira ngo shaka, nushaka uzamenya, uzabona, nubona numenya bizagutera ubwoba. Nimara kugutera ubwoba bizagutangaza, ariko nimara kugutangaza nyuma yabyo kuza umaze kumenya nyine uzayobora byose. Urumva ko abantu yaba abanyafurika mugarukira Imana turi gukora, ukagenda umenya nk'izi information ukavuga iki n'iki cyakozwe n'abirabura, cyakozwe n'abirabura. Ni ukuvuga ngo uko twafatwaga nk'abantu b'imburamumaro b'ingwizamurongo, niko uko generasiyo zacu zigenda zivamo zisimburana abakera, kubera ko nyine nta bubasha bari bafite. Aba ngubu turi kugenda tugira ububasha kubera ikoranabuhanga ryoroheje ibintu, information iranyaruka no ku muvuduko w'urumuri, buri wese akaba afite amakuru. Nk'ibi rero urumva n'ibigenda bigera ku bantu, imyaka izagenda isimburana, niko abirabura, urubyiruko ruzaza mu minsi izaza ruzagenda rurushaho kwigirira icyizere, tutwira no kuri twebwe ubu ngubu. Namwe urumva ko umenya ibintu nk'ibi utangira kuvuga uti siko bya bintu bishoboka burya. Dukomeze rero, tugeze ku ya 10, ariko noneho reka mbahe n'inyongezo. Wari uzi ko imodoka automatique, ku vitesse z'imodoka zihindura ziriya za automatique, byahimbwe n'umwirabura Richard Sparks mu 1932? Ibintu wari ubizi? Twese tubona ko icyuma cy'umuzungu ni icyuma cy'umuzungu nyine, ariko iriya boîte de vitesse yahimbwe n'umwirabura Richard Sparks mu 1932. Ngaho mbwira, imodoka zero automatic gear zahimbwe n'umwirabura Richard Sparks. N'ibindi byinshi cyane, ni byinshi cyane, ariko ibintu byo munyuremo kugira ngo ugire ishusho ry'ibintu bishoboka abirabura dushoboye gukora. Harimo byinshi cyane, ubwo nawe mwashakisha, hari ikintu uzi nawe wacyandikamo kugira ngo tubisangire twese, tugende tubihanahana, noneho twikurura ububyutse. Nkambashimira rero twabanye, ibyo ni ibintu 10 n'inyongezo yacyo y'ibyo abirabura bakoze, akaba ari muri gahunda kugira ngo iryoza bwonko twakorewe turyivanemo, twumve ko dushoboye, dukurikira Imana yacu, dushaka Imana yacu amanywa n'ijoro, ariko tunamenya ahacu hahise kugira ngo hatubere isomo kandi hatuvanemo kwigaya no kwisugura, kuko natwe dushoboye. Kandi aho like rero kugira ngo ubutumwa bugere ku bantu benshi cyane, kandi nkambashimiye wakomeje kwiyandikisha, nawe utarandikisha subscribe, kugira ngo ukuri kugere ku bantu benshi cyane, kandi ukuri kubohora imbohe. Ndabashimiye rero, Imana ikomeze barinde. Shalom shalom, toda raba tov meyod.